umva ijambo ry'ubuhanuzi. Imana yarabaretse barakuroga, irabareka barakuvuga, irabareka baragusebya. Igihe kirageze Imana yawe ikagaragara. Igihe kirageze bikamenyekana ko ariyo wasenze. Tera haleluya, haleluya. Nta muntu wasenze Imana, Imana ijya yemera ko apfana agahinda n'umubabaro. Haleluya. Amen. Waturutse he papa? Naturutse Bugesera. Waje ninde bakuraritse? Nakubonye kuri YouTube. Usengera Imana igutabare. Nsengera Imana intabare rwose. Papa ufite ibibazo bikurenze. Byinshi bindenze rwose. Imana irambwiye ngo nta kintu ukora ngo wunguke. Nta na kimwe. Mbonye uri gucuruza ariko ukarutwa n'utagiyeyo cyane. Icyo ndanguye ntikikunda umukiriya. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo hari umwuka wakugendagaho. Ndimo ndareba uyu mwuka wifuzaga ko ubuzima bwawe bwose uzaburangiriza muri gereza. Mbonye Satani aguhoza muri gereza ukavayo mu gitondo ugasubirayo. Wagira ngo gereza nigo rugo rwawe. Ufunzwe inshuro zingahe? Inshuro 8. Uyu mwuka tumutunga ibiganza umuveho mu izina rya Yesu. Papa, Imana igukuyeho uyu mwuka. Amen. Tumutunga ibiganza Imana umukureho. Imana nigukureho umwuka mu izina rya Yesu. Kabiri, Imana inyeretse usigatiye umwana. Amen. Umwana. Amen, amen, amen. Mbonye mu rugo rwawe, mbona urahangayitse, nabonaga n'amadamu ahangayitse, nabonaga mukeneye umwana. Cyane. Cyane rwose. Mumaze igihe kingana gute? Imyaka 18 tutarabyara. None mbonye Yesu aguhereza umwana. Haleluya. Imana. Ninde witwa Apolline? Ni Nyirambarukeye. Ninde witwa Apolline ndiyo ndi kukubaza? Madamu wanje. Imana irambwiye ngo bari baravuze ko atazabyara mbonye ahetse umwana. Haleluya. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro igiheka. Reya mama sete yama. Naho. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo papa wagize amarira menshi. Wirira Imana yakubonye. Amen. Urenda kuzicwa n'umubabaro mu rugo rwawe. Cyane. Ntacyo udakora, ntacyo utagerageza. Rwose. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo iramanutse kubwa aya masengesho. Haleluya. Wajyaga kubyuka ukumva umugongo wose wakindutse. Cyane. Ukagira ngo ni nk'icyuma banyujijemo. Rwose. Yesu aguhaye gukira. Herezo muri kiganza umubwire ngo Imana yakubonye kuza gusenga kwawe. Iyicarira. Mama, mbonye marayika haguruka nkubwire. Nabonaga wari uri nko mu nzu yawe, ariko nabonaga uri kurira amarira menshi. Ngiye kubona mbona marayika aje kuguhanagura amarira. Amen. Imana irambwira ngo uyu munsi tuvugane, iburyo n'ibumoso wabuze icyerekezo. Amagambo y'abantu abaye menshi bitewe na situation uhagazemo uyu munsi. Liya mama sete ya mama, ihangane wirira. Imana irambwiye ngo icyifuzo cyakuzanye mu nzu y'Imana ugiye gutahana igisubizo. Haleluya. Ninde wakuraritse? Nawe wambonye kuri YouTube. Usengera Imana igutabare. Wizeye ko Imana ishobora byose? Ndabyizeye. Ndimo ndareba nkabona marayika agufasha ukuboko, kandi muri uko kugufata ukuboko nabonaga urambuye ibiganza, hari umuntu utegereje guhobera. Ngiye kubona nabonaga uwo muntu ari umugabo wawe, ariko uwo mugabo wawe yageragezaga kujya kuguhobera, nkabona yambaye ikintu kimeze nk'amapingu. Umugabo wawe ari he mama? Ari muri gereza.
Yesu aravuze ngo agiye gutaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Igitondo kimwe warabyutse wowe n'umugabo wawe muragenda, mbonye mugeze mu nzira mbona haje ikintu kimeze nk'umukara, nabonaga cyambaye imyenda y'umukara, mbona ari nk'abadayimoni. Barangije babatega impanuka mu nzira, iyo mpanuka imaze kuba mbona umugabo wawe baramutwaye. Byagenze gute mama? Twavuye mu rugo tugiye nyine twavuye aho twari ducumitse tugiye mu rugo ari mu mugoroba wa 12:00, nuko tugitsimbuka mu rugo turagenda tugeze nko muri metero nk'eshanu turongera tugaruka inyuma, ubwo twari tugiye n'amaguru. Aravuga ngo burije tugiye gufata igare, hanyuma tugaruka inyuma dufata igare, tugiye kugera ahandi twagarukiye inyuma abahasanze abantu bahagaze mu muhanda, abagonze umuntu w'umusaza. Icyo Imana ikeneye ni ukusenga. Igihe cyose Imana igiye kukugirira neza hagomba kubanza umubabaro. Bwira uwo muntu muri ko ngo uwo mubabaro uherekejwe n'igisubizo cy'Imana. Ayo marira yawe urarurira ku gitanda abantu batareba, buki inyuma yariya marira nubwo utahareba haherekejwe n'umunezero wo kuzaseka. Riya mama sete ya makanda la voria faria marigi. Inyuma yayo marira hari umunezero. Yosefu yageze muri gereza barimo baramubeshera. Igihe cyose ufite inyenyeri yaho Imana izakugeza ugomba kugira abanzi benshi. Hari abantu bafite abanzi bari hano, ntimukatubeshe, nta muntu utagira umwanzi. Kandi babarira umuntu wakuvuze kuko nawe siwe burya yari gukorera shebuja Satani. Muri iyi Kigali nubona abantu bafata umwanya bakakuvugaho, n'uburyo Kigali abantu bari bizi barimo barahiga inoti, mu kazi bakora nawe bakakubonera umwanya, jya uvuga ngo burya ndakomeye ngiye kubatungura. Kuri iyi mpamvu bakubonera umwanya, barimo barareba inyenyeri yawe ko igiye kwaka. Igihe cyose iyi nyenyeri igiye kwaka abantu bashaka kuyizimya kugira ngo icyo Imana kitazasohora. Ariko reka mbabwire, umuntu yatinza amahirwe yawe ariko ntiyatinza umugisha Imana yakwemereye. Umuntu yagwanya aho Imana izanyura igutabara ariko ntiyagwanya icyerekezo cy'aho Imana izakugeza. Icyo Imana ibasaba ni uguhagarara mu masezerano. Uzi ko Imana ivuganira nawe muri Kongo, isezerano rigasohorera mu Rwanda, ikavuganira nawe mu Rwanda rigasohorera muri Amerika. Muri Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Yesu forever. Imana ikeneye ko wambara imbaraga zo gusenga. Haleluya. Imana ikeneye ko wihana. Yego. Ibindi byose Imana izabikora. Reka mbabwire, igihe cyose usenganye Imana mu manyanga ntabwo ishobora kugutabara. Bwira uwo muntu muri ko ngo gabanya ibyaha Imana igutabara. Imana ikeneye gusenga mu kuri no hehe no mu mwuka. Kandi mbere y'uko Imana igutabara ibanza kugushira ku munzani ikagusuzuma. Kweli. Muririmbyi yaravuze ngo sinshaka gukeza abami babiri, ni nko gukunda isi ugakunda n'ijuru. Ukeneye gukorera Imana ukijijwe. Kabiri mubwire ngo ukeneye kwera imbuto. Ukeneye kwera imbuto zikwiriye abihanye ku musozi utuyeho. Muri karitsiye utuyemo biravuga ngo nimugende mwera imbuto ku musozi aho mugize gute mutuye. Bwira uwo muntu muri ko ngo ukiva hano ugende wera imbuto zikwiriye abanyamasengesho. Ukiva hano ugende wera imbuto zikwiriye abanyamasengesho. Nijoro ndimo nasenga Imana hari ibintu bitatu yambwiye. Imana yambwiye ngo impamvu abantu badatabara barasenga ariko bagakora ibyaha. Ugasenga ugasambana, ugasenga ukabika inzika, ugasenga ukajya mu bapfumu, ugasenga ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana ikeneye kubanza gukizwa neza mbere y'uko iguhereza umugisha w'ibyo yakwemereye. Ni bande bumva ko bagiye guhinduka? Imana yambwiye ngo hari abantu babaswe n'inzoga, abandi babatwa n'ubusambanyi, abandi birirwa mu bapfumu. Reka mbabwire, nta gisubizo wabonera mu bapfumu. Yesu niwe wenyine gusa utanga igisubizo. Uraza tukagusengera ugakira, wajya mu bapfumu Imana ikakureka. Igihe cyose Imana ikeneye kwigaragaza ubumana bwayo. Hari abantu batatu Imana inyuramo kugira gutabara.
icya mbere iyo urwaye imana ikoresha abaganga. Burya n'abaganga n'abahanuzi b'Imana, Imana ijya ibakoresha bagutera urushinge diyabete igahunga. Cya kabiri, nubona ibintu byose byanze uba ukeneye gusenga Imana. Ngira umuntu muri ko ngo ibintu byose nibikuyobera uzashake mu maso y'Imana gusa. Ibintu byose nibyanga uzashake mu maso y'Imana. Ibintu byose nibyanga uba ukeneye gushaka mu maso y'Imana. Hari abantu bakoze ibyaha byinshi, Imana irakureka. Bamwe bajya mu busambanyi, abandi baciye abagore babo inyuma, ariko uyu munsi urashaka ko Imana igutabara. Papa, Imana irambwiye. Waturutse he dadi? Irurindo. Bavuye Irurindo uza gusenga? Hafi ya Nyirangarama. Hari ikibazo cy'akazi wari ufite? Ndagifite. Uku kwezi kugera kuri tariki 30 mbonye wari ugiye gusohoka muri aka kazi. Baduhaye preavi ya 30 z'ukwa gatatu. Imana irambwiye ngo ikongeje akazi mu izina rya Yesu. Ukunda Imana ariko ufite umwuka w'inyatsi cyane. Ibintu byose ukoze bikunyura mu myanya y'intoki utazi ko. Yesu uyu munsi wiringiye agiye guhindura amateka yawe. Amen. Katuzamura ibiganza byacu. Amen. Ndashaka abantu bari hano, reka mbabwire, ibitangaza byose twakora hatabonetse abihana tuba tumeze nk'abiriwe muri buwate barimo barabyina. Yesu akeneye abantu bakizwa akabakura mu byaha akabahereza ubugingo. Niba uri hano ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukavuga ngo nanywaga inzoga ndaziretse, ukavuga ngo nasambanaga ndabiretse, ukavuga ngo nanywaga urumogi ndaruretse, kuko leta yeje izagufunga, ariko uyu mwanya Yesu aracyagufitiye imbabazi kugira ngo abanze atabara ubugingo bwawe, utere intambwe wegere hino, tugusengera Imana ikwambika imbaraga zo kuva mu byaha. Imana iguhumurize ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye. Imana ibaha umugisha kwihana mu ndebe hano bariya mureke kubareba. Icyaha wigwana n'umutima wawe, tambuka wihane. Mazibindusha byose nizera we. Mama, Imana iguha umugisha. Gufata icyemezo ni byiza cyo gukizwa. Reka mbabwire, niba Imana yaguhaye amahirwe yo kugera hano, hari ababishatse barabibura. Utambuka utera intambwe, ubwira Imana ngo Mana, uyu mugoroba ndagushaka. Karibu mama, Imana iguha umugisha. Kwihana ukamaramaza ntabwo biteye isoni. Papa, Imana iguha umugisha. Yesu yamenye amaraso kugira ngo tubeho. Ubu ni ubuntu Imana iguhaye utazongera kubona ukundi. Nta mahoro wabonera muri iyi si. Reka nsaba abashumba bahaguruke. Kansaba abashumba bahaguruke tubakikize. Uyu ni umunyago tubonye tuzana ku Mana. Akuguranira byawe byose arabishoboye. Nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho habe namba, nukuri inzira ijya mu ijuru niyo musaraba. Nawe uri kurwana n'umutima ngwino. Nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho habe namba, nukuri inzira ijya mu ijuru niyo musaraba. Nta yindi nzira tuzabona.
Ori ya Maria gari ya fariga. Awe namba. Oh, nukuri nziriza Izina rya Yesu ijuru Kristo wa Nazareti. ni umusaraba. kadusabe mushumba Valeri atambuke yegere hino abatuza amagambo mbere yuko asenga muzamura ibiganza byanyu muvuge ngo mwami Yesu uyu mwanya dufashe icyemezo tituzasubira inyuma ukundi dufashe umwanzuro wo gukizwa burundu tukagukorera amana. Amen. Reka mushumba tumuha umwanya. aba ni abagaragu bawe n'abagaragukazi bawe Benevosia baciye bataya. bugufi imbere yawe bisuzumyemo gukiranirwa Yesu Kristo. ibyaha. Ni wowe wenyine Mana weza ibyaha ku batuye mu isi bose. Hallelujah. Aba baje imbere yawe kugira ngo boge mu maraso yawe Hallelujah. yamenetse ku bwabo. Mana nyiribihe we. Reka bakire gukizwa, reka bakire kuva mu byaha, reka bazinuke igisa n'icyaha Mu cyose, izina rya Yesu. reka bazinuke igisa n'ikibi cyose, bakire ineza yawe, bakire imbabazi zawe, bakire uruntu bwawe, bagirirwe neza nawe. Hallelujah. Amaraso yawe Mana abeze, Yongera bagaragareho amaraso Mana. yawe Mana ababoneze, amaraso yawe Mana abatunganye, bafata inzira, bafata Mana iki ingamba. cyemezo bafashe Uhereye barengere. uyu munsi mwami bafata ingamba zo kwanga ikibi n'igisa n'ikibi cyose mu buzima bwabo, bemere kugaburirwa ijambo ryawe ku manywa na nijoro, bemere kukuramya ku manywa na nijoro, batakubangikije n'izindi mana z'ibigirwamana. Data wera uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, Hallelujah. izina ryawe nirishigwe hejuru, kuko ari wowe Mana ikiza imitima. Uyu mwanya baje imbere yawe, reka ubafate ingamba, maze Uwiteka bafate icyemezo kidasubirwaho, maze bagukurikire kuzageza kuri wa munsi mwiza. Ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu uri mu ijuru. Amen. Amen. Kambasaba ikintu kimwe mwebwe muhagaze. Mukiva hano ingamba mufashe zo kwihana ziragoye. Niba wanywaga inzoga ubu Satani agiye gukoresha abantu banywa inzoga babwira ati ngwino tukugurira agacupa, ubabwire ngo nafashe icyemezo. Niba wihanye ubusambanyi Satani agiye kuguhagurukiriza abagabo bashaka kugushira mu byaha, uzavuge ngo hari Yesu namenye. Mugiye kuva hano ugende wera imbuto zikwiriye abihanye ku musozi utuyeho. Abantu nibakubona ntibakubone nka wa wundi, bakubone nk'umuntu wakijijwe. Ntibakubone nka wa mugabo wahoraga mu kabari, wahoranaga intambara mu rugo rwawe, bavuge bati runaka cyakoze yarakijijwe. Mujye kwicara kadukomera Imana amashyi menshi. Mvuge irindi jambo ritoya, Gato mwumve umushumba. mwumve gatoya. Mwebwe mwese abari hano, namba ari ubwa mbere mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari umusore nabonye uhagaze hariyo mu protocol, nabasaba yuko wenda mwakwandikwa yabandika. Namba hari abatuye hano muri Kigali, kugira ngo tubakurikirane tuzababatiza. Hariho abemeye ubushize, kuko ku cyumweru dusengera hano, mbona hariho benshi bagenda baza uko umukozi w'Imana ahamagaye bakagenda bagaruka. Naje kwigisha kugira ngo njye kubabatiza nkababura. Ese mufashe ibyemezo? Naba mufashe ibyemezo ukaba uturutse kure, genda ku rusengero, aho hegereye urusengero uzasanga umushumba, umubwire ngo nafashe icyemezo nakijijwe. Amen. None ndashaka ko mbatizwa. Urumvise? Namba muri hano i Kigali, turi hano twebwe dutuye hano i Kigali, ku cyumweru hari abo nzabatiza. Muze uriya musore uhagaze hariya, namba utuye hano i Kigali arakwandika. Ariko ufata icyemezo, ntimukaza musa n'abatinya amagambo y'umuhanuzi ngo musa n'abafite ubwoba, ngwino umaramaje, kuko si uhawe ubesha, waba uri kubesha Imana. Imana ibaha umugisha. Kadukomera Imana amashyi menshi. Ngiye kwinjira mu mwanya wo gusengera abantu. Bwira umuntu muri kwe ngo gukizwa ntibyoroshye. Nukuri. Gukizwa ntibyoroshe. Hari abamama bari hano bahora barira ngo Mana waratwibagiwe.